Shalom shalom bakunzi batwarame imirimo myiza, turanezerewe kandi kongera kubana namwe. Tugira umugisha ukomeye wo kuba twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo atuganirize amagambo y'Imana, Imana y'amahoro iduhana umugisha. Bari mu gitondo mbabwire ngo mugire igitondo cyiza, bari ku manywa umunsi mwiza, abari mu ijoro namwe mugire ijoro ryiza, kandi abari mu mirimo itandukanye muhabwe umugisha n'Imana mu byo mukora. Imana yacu duhana umugisha. Mboneyeho kandi gushimira abadukurikirana uko bwije nuko bukeye, kandi mbonereho gusaba nawe utarakanda subscribe, ukaba utarakanda link cyangwa se ukaba utarakora share kugira ngo ujye ubikora, hanyuma tubane buri gihe kandi usangize inshuti n'abavandimwe ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro kugirire neza, bityo nubikora tuzaba dufatikanyije gukora uwo murimo w'ivuga butumwa. Data wa twese abagirire neza. Reka twinjire muri uwo mwanya ngo tuganire ku magambo y'Imana. Nsaba umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana adusuhuza anakomerezaho. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nshuti mukurikiye twaremewe Imirimo Myiza TV, tuboneyeho umwanya wo kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, aho muherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, East Africa ndetse no muri Afrika hose no ku mpera z'isi yose. Mwebwe mudukurikiye kuri uyu murongo, izina ry'Imana ya Yakobo rihimbazwe. Amazina ni yayandi, nitwa Evangeliste Bugingo James. Ndi umugabo ushima Imana, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 6. Nanjye ndahirimbanira uko umunsi wije ugenda wegera usohora, kugira ngo nanjye mbe ndi muri babandi bazicara mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Rero reka dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, kugira ngo Data wa twese nyiri cyubahiro waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose amanuke kugira ngo yiheshereze icyubahiro muri iri jambo. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'imbaraga, Mana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi, nyiri cyubahiro, mubyeyi mwiza, inshuti idahinduka, we waremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose, mwami twongeye kuguha icyubahiro Data kubw'iki gicamunsi cyiza uduhaye Mana, kugira ngo tuvuge ijambo ryawe nk'uko Data wa twese wabitegetse, kuko wavuze ngo nuko nimugende mu mahanga yose mwigishe abantu banjye kuba abigishwa banjye bitondera ibyo nategetse. Data nyiri cyubahiro, uyu mwanya nanjye ndakunezere kuko wangize umwe muri ba bandi bagenda bavuga ubutumwa bwawe, bigisha, babwiriza, bahugura, kugira ngo nyiri cyubahiro mwami abantu bahinduke Data, bagaragare mu maso yawe batari ukizinga cyangwa umunkanyari. Ndagushimiye wowe rero waturemeye ibi bihe, kandi turagushimiye wowe wateguye ubu buyobozi bwatwaremewe Imirimo Myiza TV, kugira ngo bushireho uyu murongo wo kubasha Data wa twese nyiringabo kuvuga ubutumwa bwiza mwami bakoresheje iyakure. Nyiri cyubahiro ndagushimiye, ndaguhimbaje, izina ryawe niryera. Reka abantu bajye kumva iri jambo ryawe mwami, nirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo mwami ryinjire mu mitima yabo, ryera imbuto, rishore imizi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niyo mpamvu niba nkugireho umugisha uyu mwanya, mpagaritse imbaraga zose z'umwijima zarwanya iri jambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakwirukanye wowe dayimoni ubibura ibyanditswe byera mu bantu. Data buja nyiri cyubahiro, mubyeyi mwiza, Mana nzima, reka urivomerere, urikuze, kuko wowe ubwawe wirahiriye ko ijambo ryawe ritazamanukira ubusa ngo ridakoze icyo waritumye. Mana ndakubashye, ngukire gupfe kuko uri Imana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Inshuti mukurikiye twaremewe Imirimo Myiza TV, aho muherereye hose ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushuhuje wowe Pastor Ndagije Edouard uherereye aho mu Kagarama. Ndagushuhuje wowe Pastor Safari Theodori uyoboye itorero rya Sambre Dodie Musanze. Ndagusuhuje kandi nawe Ndayizeye Eric wowe ukorera umurimo w'Imana aho ngaho muri Nyamata. Suhuje bene data b'impande zigiye zitandukanye, abavuga butumwa, bagenzi banjye, abahanuzi, impande zose, abaririmbyi mwese aho muherereye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abo dukora umwuga umwe w'igishoferi, cyane cyane nka Idrissa Semana aho urinda gushuhuje mu izina rya Yesu. Wowe aho uherereye hose ukaba ukurikiye uyu mwanya w'irivugabutumwa, mwese abadamu, abagabo, abagore, abana, ndabashuhuje, abakomeye n'aboroheje mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kubwo gukora imirimo myiza bibasha kukugarurira ibyawe byenda gupfa, cyangwa se kubwo gukora imirimo myiza bishobora kukugarurira ibyawe byapfuye. Uyu mwanya turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 7 n'umurongo wa 1. Kadusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu. Hari umutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutuma abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikari amutuma inshuti ze ati, Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye kwinjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikari ntwara. Iyo mbwiye umwe nigenda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Imana ishimwe cyane. Shuti mudukurikiye, nk'uko mwumvise ijambo ry'Imana, aha ni igihe Yesu imyaka 2000 irenga irashize, igihe Imana yakoraga umurimo mwiza wo kuducungura, ibihamirisha kohereza umwana wayo, ibihamirisha gutanga umwana wayo kugira ngo aze atwereke Imana, atwereke ishusho y'Imana. Yesu rero igihe ari ku isi hano agenda mu myaka 2000 irenga ishize, yambaye umubiri n'inyama n'amaraso, nta kindi yakoze uretse gukora umurimo mwiza kugira ngo amenyekanishe kamere y'Imana. Kamere y'Imana, nongere mbibasubiriremo, niyo gukora neza. Nta mana, iyi Mana ari mu isi n'ijuru ntabwo ikora nabi, ikora neza gusa. Niyo mpamvu igihe cyose Imana itureberera, Imana idufiteho umugambi wo kugira ngo idukorere neza. Ibi ngibi nongera kubyibuka igihe Abisiraheli bari mu bunyage i Babuloni, baratwaweho umunyago kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ariko muri Yeremiya hariya mu gice cya 29 n'umurongo wa 11 hari ijambo ryiza rivuga ngo, erega nzi ibyiza nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Urumva Imana iyo mu mutima wayo yibwira kutugirira neza. Niyo mpamvu inshuro zose wowe udukurikiye ndagira ngo nkubwire, nubwo abantu batakugirira neza, inshuti ntizikugirira neza, abavandimwe ntibakugirire neza, mu gihugu cyo mu ijuru hari Imana yibwira ku manywa na nijoro kukugirira neza. Rero igihe Yesu yari hano agenda, kamere ye yari ukugira ngo amenyekanishe Imana yamutumye. Yagendaga akora imirimo myiza, agirira neza abantu b'ingeri zitandukanye. Yafashaga imfubyi, yafashaga abapfakazi, yabagaburiraga abashonje, yakizaga abarwayi. Ibyo byose yarabikoraga, yavugaga ubutumwa bwiza. Ibyo byose byari imirimo myiza. Rero igihe ngo yari arimo agenda yerekeza i Kaperinawumu, ngo hari ikibazo cyari gihari. Ariko nubwo icyo kibazo cyari gihari, ntabwo Yesu yaragiye i Kaperinawumu agira ngo akemure icyo kibazo. Ntabwo ari cyo cyari kimuhagurukije, ahubwo nk'uko kamere yiri, iyo yerekezaga ahantu nta musozi yagenderaga ubusa. Umusozi wose yagenderagaho, agace kose yagenderagaho, mission ye yagendaga akora imirimo myiza. Hanyuma muri icyo gice cy'i Kaperinawumu ngo hari hariho umutware watwaraga abasirikari, ariko ngo akaba afite umugaragu we uri umaze igihe kinini arwaye ngo yenda gupfa.
rero uwo mutware utwara abasirikari yari yariyumvise inkuru za Yesu, yuko Yesu agira neza abantu, yuko Yesu afasha imfubyi, yuko Yesu afasha abababaye, yuko Yesu akiza abarwayi. Noneho ngo Yesu ngo igihe arimo agenda yegera i Kaperinawumu, uyu mutware utwara umutwe w'abasirikari arabimenya. Ngo arangije kubimenya nta kindi yakoze, ngo Yesu atumaho abantu ngo ngende mumumbwire Yesu ntaze kugenda anyuze iwanjye, ntaze gutambuka atageze iwanjye, kuko nanjye ubwanjye mfite ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashimira uyu mutware utwara umutwe w'abasirikari yari yarumvise inkuru za Yesu, yari yarumvise ko Yesu agira neza, yari yarumvise ko Yesu akora umurimo mwiza, yari yarumvise ko Yesu atabara abantu, yari yarumvise ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza, bituma noneho watera intambwe amutumaho. Igihe ngo yamutumaga abo bantu baragiye bavuga bati databuja uramenye ubwo uri mugenderera Kaperinawumu ntugende utagiye ku mutware utwara umutwe w'abasirikari, kuko afite umwana urwaye kandi umeze nabi. Aba bantu uyu mutware yari yatumye ngo bongeraho amagambo umutware utwara abasirikari atabatumye. Haleluya. Baramubwira ngo databuja uramenye ntugende utagezeyo, kuko uyu muntu akeneye ko nawe wamukiriza umwana. Yesu ashimwe cyane. Mbibutse topiki cyangwa se umutwe w'amagambo turimo tuganiraho, uravuga ngo kubwo gukora imirimo myiza bibasha kugarura ibyawe byenda gupfa, cyangwa se bibasha no kugarura ibyawe byapfuye. Erega muri ubu buzima tubamo, iyo umuntu arimo agenda yerekera ahantu habi arabimenya, iyo umuntu arimo agenda yerekera ahantu hadasobanutse arabimenya, kuko ikintu cya mbere kimumenyesha nuko mu buzima nta muntu uyoberwa ibihe ahagazemo. Waba uri mu bihe by'ibyishimo urabimenya, waba uri mu bihe by'umubabaro urabimenya. Ibihe byose kondisiyo umuntu arimo, Imana yaturemye ku buryo umuntu abasha kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe kirimo. Ariko reka nkubwire ijambo ryiza ngo noneho ngo aba bantu ngo babwira Yesu, bamubwira bati databuja uramenye ntugende utanyuze kuri wa muntu ngo umukirize umwana. Ngo aba bantu ngo baramubwira ngo uyu muntu mukirize umwana kubera iyi mpamvu: bwa mbere akunda abantu, bwa kabiri isinagogi dusengeramo cyangwa se urusengero dusengeramo niwe warwubatse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ngo atega amatwi ibyabo bantu barimo bamubwira, ngo umutima we uba confirmed, umutima we uhita wemera. Nimba yaragiye kwerekeza mu gace runaka k'i Kaperinawumu, yahise akata aragenda yerekeza kuri wa mutware utwara abasirikare. Ngo agiye guhinguka hirya, ngo umutware utwara abasirikare amenya ko Yesu agiye kugera iwe. Yesu bitewe n'ukuntu ari umunyacyubahiro, Yesu bitewe n'ukuntu yari umwami w'abantu, Yesu bitewe n'uko yasubizaga iby'abana b'abantu bananiwe, yari yubashwe cyane, yari afite agaciro kenshi, ntabwo yasuzugurwaga, yaremerwaga cyane. Umutware utwara abasirikari ngo yisuzumye, ngo arebye dekorasiyo iriwe, ngo arebye ukuntu ahagaze, ngo abona ko adakwiriye kwakira ibirenge by'uwo munyacyubahiro ko bigeriwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo atumaho abandi bantu ati nimwigende mwihute mubwire Yesu ko bidakwiriye ko yinjira iwanjye, ahubwo ko ategeka gusa, ngo navuga biraba. Bene data reka mbabwire, hari ibintu twatesheje agaciro, hari ibintu twambuye agaciro. Ariko uyu mutware utwara abasirikari we yarirebye aravuga ngo nimba jyewe mbasha kuvuga ngo umuntu akora iki akagikora, ese Yesu we ntabwo yabasha kubivuga? Bihuza n'ibyanditswe bivuga ngo iyo ivuze biraba, kandi yategeka bikagira gute? Bigakomera. Uyu mutware utwara abasirikari yabashije kwireba ubwe ku giti cye, uburyo ayobora ibintu, uburyo atwara ibintu, asanga ko na Yesu ubwo bushobozi abufite, atari ngombwa ko yamugerera iwe. Agira kwizera, aravuga ngo nibamubwire ntiyirusha agera iwe, ahubwo ategeke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twari ku ijambo rivuga ngo kubwo gukora imirimo myiza bibasha kugarura ibyawe byenda gupfa. Ni ibiki byenda gupfa? Ushobora kuba uri mu buzima butameze neza, ushobora kuba business yawe itarimo igenda,
abana ku ishuri bashobora kuba batarimo amasomo agenda neza, mu muryango uvukamo ushobora kuba bitameze neza, bataguha agaciro kawe, uri ofisi ukoramo ashobora kuba ari inama zigiye zitandukanye. Ariko niki gishobora kukurengera? Niki gishobora kugutambutsa? Umva ingingo itsinda rero, umva ingingo izirya, ni ugukora imirimo myiza, ni ugukora imirimo myiza. Kuko iyo umuntu arimo akora imirimo myiza aba ahagaze mu mwanya w'Imana. Iyo umuntu arimo akora imirimo myiza aba ari mu mugambi w'Imana. Data wo mu ijuru rero, kuko ari we nyiri imirimo myiza, ntabwo yakemera yuko ibyawe bihondobera, ntabwo yakwemera ko ibyawe bijya harindimuka, ntabwo yakemera ko ibyawe bijya mu kaga. Noneho ngo Yesu abyumvise ngo aratangara cyane, aravuga ngo nabaho nabera, ntabwo nari nabona umuntu ufite kwizera kungana gutya, yemwe ngo habe no mu Bisiraheli. Bavandimwe mudukurikiye, biratangaje cyane. Umunyamahanga ashobora gukora ku mutima w'Imana akarenza umuntu wo mu rusengero, bigatuma Imana imanukira kumutabara, kuko yakoze ku mutima w'Imana abiyeshejwe no gukora imirimo myiza. Kuko ngo uyu mutwaro utwara abasirikari yakundaga abantu. Gukunda abantu nawo ni umurimo mwiza. Abantu bazi ko gukora imirimo myiza ari ugufasha imfubyi, abakene n'abapfakazi, kubasura, kubasengera n'ibindi. Ariko niba haba ikintu cyiza kandi cyemewe, ni ugukunda. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Haleluya! Niko ijambo ritubwira ngo ariko udafite urukundo ntabwo yabyawe n'Imana, afite se wundi umubyara, ari we Satani. Kuko uherekera kose Satani ntabwo akora ibyiza, muri we habamo imirimo mibi gusa. Niyo mpamvu umuntu wese udafite urukundo, Bibiliya imudekara ko atabyawe n'Imana. Kandi umuntu udafite urukundo ntabwo abashe gukora imirimo myiza, kuko imirimo myiza ikorwa n'umuntu ufite iyo mbuto y'urukundo muri we. Noneho Yesu ngo abonye kwizera k'uwo muntu afite, arategeka, aratangara. Ngo abo bari kumwe nawe ngo bagiye, ngo basanga wa mwana yakize. Bwana asifiwe sana. Basanga wa mwana agize gute? Yakize. Haleluya! Ariko reka mbaze nkubwire, nditsindagire nsubira inyuma. Niki cyatumye uriya mugaragu w'umutware akira? Ni imirimo myiza shebuja yari yarakoze. Kuko Bibiliya igaragaza ko yakundaga abantu, uwo ni umurimo. Kabiri, ngo niwe wari warubatse isinagogi bajyaga basengeramo, uwo ni umurimo. Niyo mpamvu navuze ngo kubw'imirimo myiza dukora, Imana ibasha kugarura ibyacu byenda gupfa. Si n'ibyacu byenda gupfa gusa, ishobora kugarura n'ibyapfuye. Reka mbaho ubuhamya. Kuko biba byiza kuvuga ibya Ruka ntiyari ahari. Icyo gihe ntitwari duhari, Ruka ahari. Ariko muri iyi minsi igihe ubabwira ibyo bintu, hari ubuhamya mfite. Nari mfite ahantu nakoraga, nkora akazi imeze neza pe, bimeze neza, nambara neza, ndya neza, nkora imirimo myiza igiye itandukanye. Ariko bigezeho biza kwibana, kuko turi mu isi yuzuye imibabaro. Bibiliya iravuga ngo turi hano mu isi dufashe igihe mu ntambara. Biza kuba ngombwa ko bihagarara. Ka kazi nari ndiho karagenda, ndagenda mba umushomeri. Ariko muri ka kazi nari ndimo hari imirimo myiza nakoze. Urambaza uti ni iyihe? Si ngombwa ko ndeteye aho hantu, kandi no kuvuga naso ntibyantera, kuko ni ubuhamya twubatse, n'iyi saha bwivugira. Aho hantu nakoraga, Imana kuko yari ihangandagije ibirenge, nabashize kuhashyira abantu batari munsi y'8 barahakorera. Jewe biza kuba ngombwa ko ngende, bo barahasigara. Igihe ubuzima bwanjye bwajyaga mu kaga k'ubushomeri, umwe muri ba bantu bahasigaye nawe yaje kuhava biturutse ku zindi mpamvu ze bwite, ariko ajya gukorera ahandi. Igihe ndimo ngendagenda mu muhanda, wa muntu anyura kuri moto yigendera y'akazi, arambona nge ntamubonye, arahagarara. Arambaza ngo Bugingo nje musi niki gituma urahangaha? Ndamubwira nti se ntuzi ko ndi umushomeri nta kazi nyigira. Arambwira ati ni kubera iki nta kazi ukigira? Ni yego.
ni neza wangiriye n'ahantu nkora uburyo bamaze iminsi bashaka umushoferi. Arambwira ati mpa nomero yawe. Ako kanya yahise atanga nomero yanjye. Hatanyuze ibyumweru 2 nakire telefone yo kuri ofisi impamagara ngo ninze mu kazi aho hantu. Bene data, sinigeze ndepoza, nta na perime bambajije, nta niki, nagiye bamereza imodoka ntwara. Izo ni inyungu. Uwo munsi mva mu bushomeri nkora mu kazi kubera inyungu z'imirimo myiza nakoreye igihe nanjye naheshaga wa muntu akazi hahantu nakoraga. Iryo ni ijambo ry'Imana rero. Imana ibyo ivuga mu byanditswe byera, iyo bije bikatubaho natwe muri ubuzima bwa buri munsi, nibwo twemera ko Imana umurimo wayo cyangwa ibyo ivuga ari iby'ukuri ku buzima bwacu. Hanyuma rero icyo gihe uwo mugaragu arakira, akizwa n'imirimo myiza shebuja yakoze. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire neza ko kubw'imirimo myiza dukora, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iba yicaye kuri stage yo kuturengera mu gihe cy'amakuba. Mbwire wowe uherereye hirya hino hatandukanye, ubaye ufite imirimo myiza wakoze ndetse n'ubuka ufite ikiyukora, ijambo ry'Imana rinyeretse neza ko ari urufunguzo rugiye kukwinjiza mu migisha yawe. Mbwire nawe wowe uri ahantu hagiye hatandukanye udukurikiye, udafite ibikorwa byiza ukora, ihano uhindukire utangire ukora imirimo myiza, kuko imirimo myiza ni iturufu ihagurutsa Imana kugira ngo iturengere. Kandi reka nkubwize ukuri, umuntu wese ukora imirimo myiza afite kandidatire imbere y'Imana yo kurengerwa n'Imana. Ibi turabihamya kandi twarabibonye. Inshuti warudukurikiye kuri Twaremewe Imirimo Myiza TV, ushobora kuba ufite icyo watubaza, ushobora kuba ufite ibindi bintu ushaka kumenya. Nagira ngo nkubwire yuko turahari kandi turiteguye kugira ngo tugushigikire, tugufashe kugira ngo ubashe kugenda igira ibyo umenya kandi unasobanukirwa. Imana y'amahoro rero ibagirire neza. Reka nsoze mbasabira umugisha kandi niringiye neza ntashidikanya ko iri jambo mwumvise rigiye kwera imbuto mu mitima yanyu. Mana Data nyir'icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Mana twamenye neza ko twaremewe gukora imirimo myiza, kandi Mwami Yesu turagusaba kugira ngo ubidusoboreshe. Turagusaba kugira ngo utsindishirize abantu bawe bakurikiye Twaremewe Imirimo Myiza TV, kugira ngo babashe guhagara mu cyanya cyo gukora imirimo myiza mu izina ryawe. Yewe Uwiteka niwiyubahishe, nukora imirimo n'ibitangaza, nushigikire Mwami uyu murimo, nushigikire abayobozi ba Twaremewe Imirimo Myiza TV, ubateze inabi, ubakoresha iby'ubutware. Mana ibyo bavuga baba ari ibyo bakora, bere kumera nka babandi bavuga ngo mwumve ibyo tuvuga ngo nimurebe ibyo dukora. Uwo mudayimoni ndamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko izo ngizo ni intege nkeya. Ibyo tuvuga nibyo tuba dukwiye no gukora, kuko turi umucyo w'isi. Mana yanjye nyir'icyubahiro rero, ndagushimiye kubw'uyu mwanya kandi waduhaye. Izina rye nirihimbazwe mu izina rya Yesu. Amen.